Uno mubare nk'uko Bibiliya ivuga ntago uvuga mu byahishuwe gusa, uvugwa mu bindi bitabo. Ndumva mu isezerano rya kera uvugwa handi hantu habiri. Ni ukuvuga ngo iyo mibare nagize ihishurirwa, Imana yambwiye ati mwana wanjye ibintu urimo ni ibiki, byuka ufate ikaramu wandike. Ndandika, ndateranya, ndakuba, mbona ni imibare 366 ndabihishurirwa. Ndumva tugejeje kwa sometse ko yenda nafashe mu mutwe. Haragira hati igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 mu wa 18 ati aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge abare uwo mubare w'iyo nyamaswa, kuko uwo mubare ari uw'umuntu kandi umubare ni 666. Hanyuma rero ndashaka kukubaza mu buzima bwawe bwite, mu buzima bwawe busanzwe, uyu mubare waba warigeze uhurira he n'ibikorwa? Gerageza nyine kuba ari byo dusobanurira. Genda ndashaka kubanza kumva neza ibyo byitwa ibyo bya supermarketing, ubiduhurize n'uwo mubare bihurira he? Ese kugira ngo umenye ko bihuye wabikuye he? Murakoze. Mumeze mute abakurikira Afrimax TV aho muri hose hirya no hino, ngize ndabasuhuje cyane. Murabizi ko tugira byinshi tugaruka ku makuru agiye atandukanye. Uyu munsi hari byinshi tuza kugaruka. Mbere yaho gato General Jean Ponsa biyumva, uyu munsi ndi kumwe n'umugabo ugiye kudufasha kumva byinshi bikubiyemo ubuhamya, ariko nanone harimo n'ibindi birebana n'ubusesenguzi mu buryo bw'iyobokamana, ariko nanone no mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Waba ujya wumva ibivugwa ku mubare 666 uvugwa muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe, n'ibindi byinshi bifitanye isano nabyo. Ndi kumwe n'uyu muvandimwe agiye kutwibwira, ubundi dutangire tuganira muri rusange. Ni Afrimax TV online, ntujye kure, batayari turi kumwe. Musaza muraho neza, ariko rero hari bibatari na byiza kubwira umu evangeliste gutyo kumusuhuza gutyo. Oya nta kibazo rwose. Muraho cyane. Muragerageza none rero kwerekeza amaso hariya, hanyuma ubundi tube twaganira. Nta kibazo. Mutangire mwibwirira abadukurikiye. Ku bakurikiye Afrimax TV, nitwa Evangelist Dr. Habana bashaka Vesa, uzwi ku mbuga nkoranyambaga nka Evangelist Dr. Mahoro Freeman. Kuba evangeliste ariko ubundi byaje ryari? Ese kuba evangeliste bivuze kuri pasiteri, bivuze kuri umubwiriza butumwa, ubundi bivuze? Kuba evangeliste byatangiye kera, aho abapostozi batangije uwo mwuga, maze ubundi turawukomeza. Byatangiye kera cyane. Ntago bishatse ngo uri pasiteri nako akazi kubwa evangeliste, ariko agace gatoya twe dukora agace kanini aho tubwiriza amadini yose yo kwisi. Ubu nta dini ufite ubogamiyemo? Nta dini naimwe mbogamiramo. Mu ntoki hari igitabo cya Bibiliya, hari kandi gatabo gato kanditseho ngo amasengesho y'abakristo n'ubumenyi mu by'iyobokamana. Mu gatuza kawe hari umusaraba. Ibi byombi ni bimwe mu bigaragaza ko umuntu koko ari umu evangeliste. Ariko hari amadini namwe atambara umusaraba mu ijosi, hari andi yambara umusaraba mu ijosi. Ndagira ngo twereke icyerekezo cyawe cyangwa se itorero uhereramo. Itorero mpereramo ngiye hagati aho ngaho, kuko Bibiliya iravuga ngo buri muntu wese mu itorero, sengera mu itorero Anglikani mu Rwanda. Ariko kuba afite umusaraba hano, benshi bakunda kuvuga ngo ni w'abakatolika, ariko ntago w'abakatolike, ni w'abantu bose. Ni w'abantu bose bizeye yuko wagira icyo ubafasha. Hano haba hariho ishusho ya Yesu yatubambiwe ku musaraba. Nkeka nta rusengero na rumwe uretse mosque, umusengero w'Abisilamu nirwo ntarabonaho umusaraba, ariko insengero zose zaziho umusaraba, ni wo uyu nguyu Yesu yatubambiwemo. Uyu musaraba turaza gufata umwanya tugarukeho. Noneho reka duse n'abahera hariya nakomozagaho. Umubare 666 uvugwa mu byahishuwe, ufatute wowe, ngira ngo nigeze kukumva rimwe numva uvugaho byinshi bitandukanye. Uno mubare nk'uko Bibiliya ivuga ntago uvuga mu byahishuwe gusa, uvugwa mu bindi bitabo. Ndumva mu isezerano rya kera uvugwa handi hantu habiri, ariko mu byahishuwe niwo uvuga neza. Ndumva tugejeje kwa sometse ko yenda nafashe mu mutwe. Haragira hati igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 mu wa 18 ati aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge abare uwo mubare w'iyo nyamaswa, kuko uwo mubare ari uw'umuntu kandi umubare ni 666. Nepo nkomeje ko wari ubivuze rero ngo uwo mubare ngufatane. Twebwe icyo Bibiliya yavuze cyose tugifata nk'ukuri. Nta evangeliste nta kantu na kamwe ajya avana kuri uwo mubare. Uko Bibiliya yavuze tubifata nk'ukuri. Hanyuma rero ndashaka kukubaza mu buzima bwawe bwite, mu buzima bwawe busanzwe, uyu mubare waba warigeze uhurira he n'ibikorwa waba warayemo cyangwa ushobora kubamo? Murakoze cyane.
uretse ko yenda ntabivuze neza muri kaminuza y'u Rwanda niga mu mashami yaryo atatu. Naherereye i Huye, njya Nyarugenge, njya naho bita Remera, ubu hahoze hitwa Kiye. Mu kwiga kwanjye rero uno mubare wangizeho efe cyane cyane ndi mu bikorwa byawo, ariko ntabiwuzi nawukoreshaga ntawuzi kuko gerageza nko kwitegereza neza uriya mugabo uri kudufasha mu buryo bw'amashusho. Murakoze mwe mumbaje ngo nahuriye hehe nawo. Aho nahuriye nawo ni igikorwa bita supermarketing online businesses, cyanankozeho cyane ndetse kintera n'ubusembwa bwo kuba nagiye gushaka muganga ngaho imitekerereza, ariko yaramfashije nuko nanjye ndi muganga afasha undi agerageza kumpa inama, angira inama. Nahuye nawe rero mu gikorwa bita supermarketing online businesses, yaje gufungwa na BNR nyuma yo kureba yuko yo kwanaliza ekonomi yayo ikabona igiye guteza igihombo igihugu. BNR yayifunga ndetse bibaye ngombwa bitewe nuko umuntu wari warazanye supermarketing yari yavuze ngo agiye kuinvesta mu bikorwa byo kwigisha bita education activities, maze ntibabe byo investisamo ahubwo yizanira ibindi bikorwa by'ubucuruzi bw'ayo mafaranga ari online, nk'ibyo bita cryptocurrency, mwabishakisha kuri online biba biriho. Ndumva rero iyi business ikimara gufungwa na BNR, RIB yataye muri yo mu za supermarketing imuziza yuko ni ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka washije. Ibyo ayo mateka mu yaza abanyeshuri benshi twahiriyemo, naze guhishurwa yuko rero nari ndi mu gukoresha uno mubare ntawuzi. Naze gusanga ibyo bikorwa bihura n'uno mubare mu buryo utazwi. Gerageza nyine kuba ari byo dusobanurira. Genda ashaka kubanza kumva neza ibyo byitwa ibyo bya supermarketing, ubiduhurize n'uwo mubare bihurira he, ese kugira ngo umenye ko bihuye wabikuye he? Murakoze. Kenshi na kenshi twemereye rekwa ko ribaho. Kera hariho umwami Uziya, waba umuzi mu gitabo cya Yesaya baramuvuga. Uwo mwami Uziya agitegeka, Yesaya yari umuhanuzi. Ndumva twasoma Yesaya 66 igice cya 6 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku 6, haratangira havuga ngo umwaka Uziya yatanzemo Yesaya yabonye Imana. Hari impamvu Yesaya atabonaga Imana Uziya ataratanga. Sinzi niba iyo mpamvu nk'umunyamakuru wayitekereza, ariko twe abevangeli turayitekereza. Nuko Uziya yari ufite umwuka utuma Yesaya atabona Imana. Uwo mwuka rero niwo uba uri mu bantu. Rero bambwiye ngo ubu mubaraza guhurira hehe. Hari igihe uba uri mu bintu utabizi. Yesaya iyo yaragoswe n'uwo mwuka, iyo ugoswe n'uwo mwuka hari ibintu utabona abandi batabona. Ubu uri mu bintu utabizi, ujya gusenga wasambanye ukumva ni byiza, ukavuga haleluya wasambanye ukumva ni byiza. Rero nanjye nari ndi muri uwo mubare ntawuzi nkakosha nkumva ni byiza. Rero ngiye kubihuza. Wajyaga gusenga ukavuga haleluya wasambanye? Ntabwo nagiye nasambanye, ariko ndimo mvuga ibijyanye n'iyo supermarketing. Nabaga nyirimo nkabwira abantu mu WhatsApp group ngo tubizigemo ari benshi cyane, maze ubundi benshi bakabyishimira, ariko ntazi ibyo nkorera kuko hari umwuka warongose. Umwuka wa Uziya niwe warongose. Niyo mpamvu Yesaya yari atarabona Imana. Ibaze na imyaka yose yarishije uhanura utabonye Imana. N'abandi bahanura ubinyoma. Rero wambwiye ntagarutse ku cyo warambwiye ngo nawo banyemo nte. Twatangizaga amadolari 40 niyo yabaga yemeye gutangizwa gusa, n'andi ma multiple ya 4 y'uwo mubare. Ukaba wemeye kubikuza iminsi 120, nuko ngo n'amezi ane mu mwaka wabikuzaga gatatu, ukajya ubona inyungu z'amadolari 4. Nukuvuga ngo iyo mibare nagize ihishurirwa. Imana yambwiye ati mwana wanjye ibintu urimo ni ibiki, byuka ufate ikaramu wandike. Ndandika, ndateranya, ndakuba, mbona ni imibare 366 ndabihishurirwa. Navuze ku mwami Uziya nk'ikiboshywe n'umwuka wa Uziya, sineze mbisobanukirwa, ariko mbohoye n'umwuka wa Uziya. Uziya apfuye mbega mbona Imana. Niyo bwo nabisobanukiwe, naho nabihuriza. Yenda bakurikira kamera, sinzi niba byagaragara hano babibona, cyangwa se bakankurikira kuri naza gutanga yenda contact bakankurikiraho nkazabibasobanurira. Banzo bitwereke hano nyine unatubwire n'ahantu bishobora kuba bihurira. Ahantu bishobora kuba bihurira no vuga ngo ayo madolari iyo yafashe baguhembaga ntabwo bago yemeye kubikuza amezi 4 atarashira, bo babikuza mu mezi 4 bakaguha amayinite. Amadolari baguha buri munsi bakubaga n'igiciro cy'idolari cyari ntabwo kingana n'idolari risanzwe. Bidolari ryabo ni 1,110 na rimwe. Nukuvuga ngo idolari ryabo baravuga urabona idolari rya Amerika risanzwe bizi ko ari 900, ryahindaguritse bitewe n'igiciro yenda yihindagurika, ariko idolari ryabo ryabaga 1,110.
rero iryo dolari yaba igihumbi ijana na cumi umubare wose wafatwa ku igihumbi ijana na cumi ugomba kuba 666. Abazi imibare babikore, nanjye nabisobanukiwe ari uko mbohoye n'uwo mwuka wa Uziya waboshye Yesaya akajya hanura atazi ibyo hanura. None se ibi byaje ari nijoro, byaje ari ku manywa, gerageza udufashe tubyumve neza. Nari ndyamye muri ghetto, abanyeshuri twibera muri ghetto, bamwe bakaba mu hostels, maze ubundi biraza numva Imana iramwe ngo byuka, hari saa 9 z'ijoro, fata ikayi ndayifata, fata ikaramu ndafata, ndandika, ndakuba, ndabibona. Byisaba byaje kuntera ingaruka, sinzi niba uza kuyizaho mbi cyane. Mbere yuko tugera ku ngaruka, hari ikintu numvise uko mazo cyitwa ubuhanuzi. Ibi byawe nabyo tubyita ubuhanuzi. Noneho uhita ubimpuriza n'iki ngiki cyo kuvuga ngo nubwo ntazi ngo ibe by'imperuka bizaba ryari, bajya bavuga ngo hazabaho ngo abahanuzi b'ibinyoma n'abandi. Uratubwira nimba utari umwe muri abo? Ibi ntabwo ari ubuhanuzi hagati aho ngusubize. Ibi ngibi ni yerekwa. None se yerekwa n'ubuhanuzi bitandukanira he? Biratandukanye. Ubundi hari umuntu bita umuhanuzi. Umuhanuzi Bibiliya iramuvuga mu gitabo cy'abacamanza. Ntabwo uhanura avuga ngo ufata imodoka, ubonye umugore, jya muri Amerika, sinzi mpamvu batavuga ngo jya mu Burundi niba aho batajyayo. Umuhanuzi nuhanura ibintu bikaba. Banza umfashe numva aho ngaho neza. Umuhanuzi se uvuga ngo fata imodoka, ubonye umugore, jya muri Amerika. Ntabwo Imana ari amafaranga, ntabwo Imana ari ubutunzi. Imana ni amahoro, ni urukundo, ni ukugira neza. None se nimba Imana atari amafaranga, ariya batanga mu nsengero no mu kiliziya babaye handi? Ariya babaha pasiteri kugira ngo yarye. Ngo babaha pasiteri kugira ngo yarye. Nuwango amafaranga muse baya pasiteri kugira ngo yarye. Bibiliya muri Zaburi 50:12 Imana iravuga ngo iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko sinibuze byose ari ibyanjye. Imana ntabwo igirya, ntigira inzara, ntiyanakubwiye igize, yabyifatira. Amafaranga batanga babayahanye n'umushumba kugira ngo yirire kuko aba yakoze. None se wowe kuri umwevangeliste ntabwo ushaka kujya mu rusengero ngo utange icya 10? Nta nubwo watura. Icya 10 ndagitanga, ariko ngiye ntabwo nyitanga mu rusengero honyine. Oya, reka mbanze ngaruke ku cyo utanga mu rusengero. Ubu gitanze ngo kimari iki? Mba ntunga umusirikare wa Kristo, kuko Bibiliya ivuga ngo umusirikare wa Kristo agomba gutungwa n'abakristo nkuko umusirikare wa leta atungwa na leta. Mukanya kamwe uti n'umushumba, mukandi utumusirikare bibihurira. Ni ukuvuga ngo umushumba ne bita umusirikare. Ubwo kwari kugira ngo unyumvishe kudashatse kuvuga umushumba nyirizina none. Okay. Hanyuma rero ubwo dukomereza aho ngaho, none umaze kumfasha kubyumva neza, reka noneho turebe ingaruka byakugizeho. Urakoze cyane. Byanyizeho ingaruka, natangiye kubipreachinga, mbibwiriza mu groupe WhatsApp menshi cyane. Narindi murumva umunyeshuri ni Dr Kameme, kuko urumva natangiye mu wambere banyita Dr, kandi nibyo. Kuki se watangiye mu wambere uri Dr? Banyitaga Dr, ntabwo mvuze ngo nari Dr. Reba kwita ikintu ntabwo buri iki. Urumva nengeze mu mwaka wa nyuma, ndetse nabaga n'amezi 3 ngo nkore graduation. Ndambi preachinga mu magroupe na WhatsApp, nari murumva nari mu groupe WhatsApp. Ni ukubyigisha mu groupe WhatsApp menshi nayende. Murabwa ati bantu ibi bintu mubivamo bya supermarketing ni bibi, ni iby'ikuzimu, biye cyane wamubare wahanuwe 366. Ndayibereka mbereka amaforumire, maze barabyanga ko bari bakwikinda yabo. Maze baravuga ngo nasaze. Ubu baravuga ngo ububwiriza butumwa bwanjye bwarivanze, ngo ikiganga kivanze n'ivanjiri, ngo ahubwo mbura byose. Kandi sibo Mana yanjye, sibo banyisindira modire. Ntibazi ubwenge bwanjye uko bumeze. Burya umushoferi ashobora kuba yitwarira akamoto gusa, ariko ntuzamubuze, ntuzase kubitwarira akamoto agatwana byo kurana n'ibindi. Iyo umuntu afite ububasha agomba kubukoresha. Rero so bari mu mutwe wanye kugira ngo bavuge ngo byivanze. Mfite ububasha ngiye Imana yampaye bwo hejuru. Gusa bamvanye icyo bakoze, bamvanye muri ayo magroupe, nterwa n'undi mwuka. Nterwa n'undi mwuka witwa ukuvanaho inshuti zawe. Inshuti zanjye zose zimvaho. Nuba ngo zakuvuyeho gute? Wasigaye uri wenyine, bagufataga bate, byagenze bite? Urakoze. Uretse yuko yenda ntari mbivuze neza. Nimuza ngo nterwa n'undi mwuka, yenda hari ikigisho cy'imyuka itera abantu. Nk'urugero Herode yatewe n'umwuka, agitegeka afite umwuka wa Herode washaka ko Yesu atabaho. Nanjye nagize akanya bashaka ko ntabaho, mbega babona ndamutse nsa nk'uwapfa, aribyo byabagirira akamaro. Bandabo ngabo abantu nabuzaga bashaka gukoresha ibikorwa byatuma mpfa, ariko sinapfa. Maze ubundi
biba ngombwa yuko ngoma kubaho mba muzima. abashakaga gupfa si ubwo babinyujije mu zihe nzira? Nimvuga gupfa ntugire ngo ni ukuntera amasasu cyangwa se kunyicisha, bashakaga kumbuza delegation yanjye, maze ubundi bapanga intego rwihishwa. Ni abanyeshuri nabuzaga, nari narabujije, naranavuye muri izo groupe na groupe nari ndimo, nari nabujije uburyo mbereka ko ibintu ari byo, ubukabereka ukuri ntibakwemere kuba rero ko bakigoswe n'umwuka wa Uziya. abo ngabo byaje kurangira bite? Mwaje kurangizanya mute? Byaje kurangizanya bakoze ubuvugizi bubi bwo kunjyana mu bitaro bisobanurira abantu bavangiwe, njya mu bitaro by'imitekerereze maze ubundi ndahafashirizwa, ariko nzisobanura umuganga twahuye, namubwiye ikibazo cyanjye, maze ubundi ahita ngarura, kuko yamaze kumva ko nahohotewe. Reka aho twe kuhatinda cyane, ahubwo twigarukire kuri uyu musaraba. Murakoze cyane. Urumva nagize ikibazo, inshuti zimvaho. Kano gatabo nubwo wakavuzeho, kanditseho ngo amasengesho y'abakristo mu by'iyobokamana. Hano bigisamo ishapure nka evangelist, nakubwiye ko ndi umwangirikani, nizera ishapure ariko ntabwo ndayiga. Kano gatabo nagatunze kugira ngo nige ishapure, ngiye kuyiga kabisa mbona iri wide, birananira tu. Ndagenda mbiganiriza abakristo b'abakatolika, maze ubundi banyihera no musaraba, bavuga ati jye wambara urahagije. Ngira ngo twari tukigaruka kuri uyu musaraba. Uyu musaraba nawusobanuye, yenda neretse cameraman. Hano ntago ishapure ndimo mvuga ngo naho haye n'abakatolike, ariko naho hawe nabo nyuma yo kubona ishapure bakoresha nari nyifite, ariko umva gutunga ikintu udafite bigoye, maze ubundi utazi cyangwa utazi cyari cyo, utazi nuko bagikora, ko utazi icyo bavuga. Nagenda nasoma ibintu bita amibukiro, birananira kabisa kumva natojwe cyangirikani. None ndagenda ndabinginga, nababwira ati mwafashije mukanyigisha. Bampa kano gatabo karabisobanura, ariko sibyo gasobanura gusa, washaka yakagura, kanditswe na Archdiocese ya Kigali Catholic, ubwo niyo mvuga, karimo ubwenge bwo hejuru cyane, washaka yakagura. Ariko uno musaraba nkugurutse nkuko wari uvuze, byaje kurangira si ishapure yimenye. Ishapure ubu ndikuyiga, ndikuyimenya. Hanyuma aha nahise ngira amatsiko yo kumva ubumenyi gena kumvisemo umuntu w'umudokiteri w'umuhanga w'umuevangeliste, ishapure yakunaniye gute? Icyo gihe nayo ifite stress, nkasoma, maze ubundi nkabona biragoye. Pratique niyo yananiye, gusoma nanabyumvise. Pratique ubwo ni ukuvuga ni kubara utuntuza. Hano hariho utuntuza ugomba kubara, ndumva yenda mbidetaye, hariho ngo ibiciro rya 4, ubuza kujya uteranya ngo ibiciro rya 10, ukanyiteranya ibiciro nibyo bita ngo ndakuramutsa Maria, byose mukanye duteranya, biragoye cyane kwa dusaro, ntago kamwe kaba gufite ikintu kavuze. Ibyo bintu rero byari bigoye mu bwenge bwanjye kabisa. Burya gutoza imbwa ishaje new tricks biragora. Ngo gutoza imbwa ishaje new tricks biragora. Bino bisaba abana babitojwe bakiri bato. New tricks no kuvuga kuyigisha ibintu bishyashya. Okay, ni cyo ushatse kubigereranya. Nicyo ushatse kubigereranya, nanye byarangoye, ariko ubu ngubu ndi kubyitoza. Hanyuma rero tubwira uyu nguyu tubona wambaye. Uyu nambaye nkuko mureba bayita umusaraba, yenda sinzi niba kuri kamera byagaga, ariko hariho ishusho ya Yezu. Rero uno twizera ko uvanaho ya myuka mibi, ya myuka ya Uziya, kuko nkikiwambara kabisa imyuka yangwanyaga yamvuyeho kabisa. Byagende mu kwiza, ariko ntabwo nagenda ngusize. Ubu ngubu ntabwo ushobora kuwukuramo ukagenda? Ntabwo nakuramo. Kubera iki? Kuko nizera yuko nta imyuka mibi bitari. None se byaba bivuze ko hari imyuka mibi usanganywe? Imyuka mibi ndayisanganwe. Nayivuze. Ngo ufite imyuka mibi? Ntago nyifite, ahubwo hari abantu bayifite ngendana nabo bayikayinteza. Ngo uyu musaraba rero waje ari igisubizo mu gukuraho iyo myuka mibi? Ni igisubizo kuri nge kabisa. Ubu rero ugiye kudufasha twumve neza ukuntu iyo myuka mibi yakugeragaho, unadushushanyirize uburyo abantu wagendanagaho batumaga ushobora kuyisangamo. Murakoze. Ni ukuvuga ngo njyewe nabaye aho nigaga, narasengaga, nkaba mu makorari, nkaba mu magugupe y'ivugabutumwa n'ibindi biba mu nsengero. Njye rero nasenganaga n'abantu baboshywe na wa mwuka bita Uziya. Ni ukuvuga ngo Uziya atarapfa,
kuri njye nize navuga ikintu bita supermarketing nuvuga ngo supermarketing icyo nakwita nka uze wapfuye bakimara gutamuye mu za supermarketing beneri ikawaninga abantu baje muri izo business b'urubyiruko RIB igakora akazi kayo kabisa RIB igakora akazi kayo gatuma mu za supermarketing uziya kuri njye yahise apfa abo bantu basobanukiwe baza kunsaba imbabazi maze ubundi turiyunga ariko iyo myuka mibi nkuko wabivuze nagendanaga nayo ariko ntago ndimo numva neza kuko nimba imyuka mibi wahuye nayo ari ibya supermarketing gusa ntabwo ibya supermarketing gusa yenda sinzi niba wama nk'iminota 2 nkakubwira indi myuka ibaho hari indi myuka mibi ibaho irahari umwanya rero noneho ndaguhaye kugira ngo umbwire ya indi myuka mibi ishobora kubibaho urakoze reka mbabwiye muri make imyuka 11 ibaho gusa ndayivuga mu gahe gatoya ariko ni imyuka mibi igose isi igihe utarayitsinda ari nacyo gituma nambo n'umusaraba urayitsinda yose igihe utarayitsinda uhora urwana nayo ugendana nayo kandi iyo myuka yari indiho hari umwuka w'umwami uziya singusubiramo nawuvuze abeshaka gusomeye Yesaya igice cya 6 mu ngo wa mbere hari umwuka w'umwami Herode wanda ashaka kwica Yesu byarangiye mwishe n'ubundi nukuvuga ngo uno mwuka icyo kugose uba ufite ikibazo iyo utarawutsinda kihe nukuvuga ngo iyo ubonye ejo haba ari heza ushaka kukwica urumva nyine nashaka kuba dogiteri niyo navugaga nanjye nashaka kukwicwa ariko ntugire ngo numashaka kuntera imbunda utagira ngo ni ikibazo nshaka kujyana kuri RIB na Yesu yarapfuye nyine kuko ejo he hari heza nyine ariko byari mu nshingano yagombaga gupfa kugira ngo acungure abantu byari byo ariko ntago byaciye mu nzira nzima uwo mwuka ntago ari mubi oya nta mwuka wari ugamije gucungura abantu dufata urugero nako banepo reka uwo mwuka ukuyeho maze ubundi ukwice maze ubundi nawe ucungura abantu be nka Yesu Yesu nshobora gucungura abantu Yesu nshobora gucungura abantu nabambe nabyo washobora Yesu nabishobora kandi nta nubwo biri no mu masezerano ari nkuko byari biri kuri Yesu abahanuzi bari barabivuzeho kiretse nimba uhanura aho ukabugiye kumpanura ko oya ko sinacungura ntabwo nkano hari undi mwuka wita umwuka wa Farawo uno mwuka ubawuzi ubushaka ko uguma mu buretwa ndi kuvuga nirukanka kuko agahinda mbizi ko ari gato na interview datinda hari umwuka wa Habu na Yezebeli uno ni umwuka w'abarozi ukuzana abarozi kuri wowe ababishaka byakugezeho byangezeho kabisa byangezeho ngiye rwose nkajya ngwara ingwara zidasobanutse nk'umuntu wize ikiganga kabisa ingwara zidasobanutse urazibona oya ntago nzizi wamfasha yenda nk'ebyiri muri zo cyangwa 3 hari ibyo bita nyabingi hari ibyo bita dayimoni hari ibyo bita ibyo ngibyo kuri Afrimax nkeka atari ibintu bishyashya kubera iki kuko Afrimax bayitiriye TV y'abapfumu kabisa oya niko bayitiriye kuko interview ikora zose neza abapfumu inyinshi je n'ubwa mbere mbyumvise ni wera nabyumvanye ntago je nari imye nuko udasoma comment uzasome comment cyane uzasanga bavuga ngo Afrimax mu kwakazi mu bapfumu gusa uno munsi mwaje kuri evangeliste noneho ntago ko bimeze hanyuma icyo ngicyo cyo nisebanya ntago isebanya bo banzu nyibwirire iyo myuka si yazanya bingi nabo bantu bose nabyo byari bikugose bikubamo byangango se bimbamo bivuze ko uyu musaruro wabivuye kabisa no kwizera urabeshya kubera ko hari abandi bantu benshi bashaka kuba bafite ibibazo kandi bazi ko uyu musaruro wabafasha bisaba kwizera nyine ukanasengerwa cyangwa nawe ujya mu bapfumu umupfumu namujyamo kabisa ntakubeshye umupfumu namujyamo nduzi byananiranye wamujyaho none suko byabihuriye he n'ubu evangeliste bwawe ntabwo ubaye umupagani ntabwo bivuze ngo ubaye umupagani uyize kwizera guke nyine uwagenda ariko ndavuze simvuze ngo ujya afite kwizera 100% nyize kwizera guke kabisa nepo nagenda nimba rero evangeliste Vincent ushobora kugira igisege cyo kujya mu bapfumu bo nturi umukristo nyawe ntabwo uri n'umwe evangeliste nyawe oya ntago uzi criteria kugira ngo umuntu abe mu evangeliste icyambere ifite certificate binyemerera mpuzamahanga gusa nuko yenda nta byitego ntenze bimbaza nayikwereka uyu muntu ari pasteri arabwiriza ariko ntibivuze yuko ibyo abwiriza byose biba ibyo kuko agugiye abagoswe n'indi myuka nanjye ngo nabonagoswe n'indi myuka akabajya nk'umukabara kinywera na byeri oya kunywa inzoga si icyaha tubivugira kunywa inzoga si icyaha kubera ikirere nka evangeliste aragusobanurira kunywa inzoga ntabwo ari icyaha bibi nanandikwa inzoga zahe zitarasa ibyo bita nk'inzoga bayisumura ni bita bisindisha ni ibindi gusa ikiza amatorero mesha buza abantu kunywa inzoga nuko zijye zikoresha abantu ibyaha ariko kunywa inzoga si icyaha
ubu ngubu mu kanya nuhura n'abandi ba evangeliste bagenzi ntibagukomerera nabi uvuze ko inzoga atari icyaha nibyo birirwa batwigisha oya nje ntabwo nyerera kuri bo nje ngenda ku kuri kw'ijambo ry'Imana none ukuri kose ni byiza ko tukumenya ni byiza ko mukumenya mukagusobanukira ubwo bari yabo barabihisha none baba bahisha ukuri hanyuma rero tubwire iby'ibisindisha n'igihe cya Bibiliya n'ukuntu byaba bihura naho bidahurira haba ari he kugira ngo abantu banamenye ukuri wa mugani kukirebana n'agasembuye icyambere kera divayi yabagaho divayi niko kantu gasembuye kambere ni ukuvuga ngo na Yesu yafashe amazi yihindura divayi kuki yahinduye amazi gisindisha ariko icyo wakibaza ni ukuvuga ngo yabonaga bikenewe kuki atavuze ngo banywa amazi ako wakwibaza gusa mu nyumve icyo ntanze nka evangeliste simvuze abantu ngo mujye kunywa inzoga ndabwe ahubwo ngo mwirinde kuko inzoga nka muganga zitera trouble mentale kabisa singiye kubisobanura kuko ntago yenda waje cyo kinzanye zitera hari ubushakashatsi bwagagaje yuko bukabona ko amakanseri menshi agenda aturuka ku biyoga ku matabi ibyo bintu babizi rero umuntu ushaka gushyira ubuzima bwe kuvana ubuzima bwe mu kaga yirinde ibisindisha ariko ntibavuge ngo inzoga kabisa none ngo dufata abakatolika bose kuko abenshi bafata gasimbu ntaga abakristo ubwo ngo ntibazajya mu ijuru reka dufata abisilamu kuko batazi ngo ntibazajya mu ijuru reka ntabwo icyo bivuze kabisa ahubwo ubu ikigaragara nka evangeliste ubu twakoze mistake ubu tariko tuzabikora nta kibazo twaje hano dufite agacupa akarahure dushyirayo tumeze neza nje hagati aho ntabwo nzinywa ariko ni ukugira ngo nirinde kuko nzi ibibi byabyo nazize ariko ntarazize nazinywa kabisa ikigaragara uratubeshye ntabwo nkubeshye nimba nta cyaha kirimo bikaba nta n'ikibazo bitwaye kunywa inzoga ukaba utazinywa waba ibyo umbwiye ari ukubeshya ntabwo ari ukubeshya kuko nagusobanuriye na waninze n'abantu bari kuzinywa kuko zitera indwara nyinshi cyane okay twisubirire kuri ya myuka tuve kuri yabarozi hari umwuka wa Ahazi wa Nebukadineza uno ni umwuka ugutegeka kuramya ikigirwamana ahubwo uvuze ibyo ngibyo ndibuka hari n'abajya bavuga ko imisaraba ngo ishobora kuba ngo ari nk'ibigirwamana abantu ngo bagapfukama ngo ibishushanyo ibi bintu nk'umwevangeliste byo bivuga hirya ibi ngibi waba wambaye ikigirwamana cyangwa igishushanyo murakoze aba ni abantu bakoresha isabanyabuhanga bakoresha isabanyabuhanga ubundi Martin Luther King wamumuzi ajya kwanga imyumvire y'abakatolike yakoresheje isabanyabuhanga akajya basebye akajya avuga akoresha bivuze ngo ibintu Martin Luther King yavuze ntubyemera ubona ari ibinyoma ntabwo byose mbyemera ariko bivuze ko abamukurikira n'abumva inyigisho ze bari mu buyobe abazumva zose 100% bakazigira vi bajye bakoresha icyo bita common sense no bitekerereza hanyuma nari nkomoje kuri abo rero bitiranya bavuga umusaraba gutyo n'ibindi nk'ibyo byose iki ni ikimenyetso ni ishusho nkuko nawe watunga ishusho y'umwana wawe ukajya uhora umwibuka iyi ni ishusho yo kumanza twibuka Yesu okay dukomeze mwakoze nangeze ku mwuka wa Nebukadineza uno nuko gutegeka kuramya ibigirwamana kuvuga ngo nudakora iki nutandamye ndakwica hamwuka wa Haziya uyu mwuka ni mubi cyane ku ngoma y'umwami Ahabu yaratanze maze Arodiya ahita asa nk'ushaka guca mu idirishya agize ubwoba maze arapfa maze ubundi bategeka kuraguza uno mwuka ugutegeka kujya kuraguza iyo ni imyuka itugose hamwuka bita Abusalomu yari umwana yabyaga David Abusalomu uno mwuka watumye Dawidi amuvana ku ngoma hari umwuka wa Eliyabu ushaka ko uguma mu butayu hari umwuka wa Baraki hari umwuka wa Ogi na Shoni reka mvuge ku mwuka wa nyuma ababishaka bazankurikira gusa sindabona ibikoresho bya TV ariko TV yanjye YouTube channel yanjye irahari nazibabwira kuko iki kiziganiro cyambere dukoranye ariko umuntu wumva ino mwuka imugose ngiye kumubwira icyo yakora uwe mwuka ino myuka yose twavuze icyambere nugusenga akizera njewe uko nabigenze wewe wizera uyu musaraba uri mu gatuza ka ntabwo wewe nizerera muri we nkizera Yesu ubu ngubu utabibonye nk'aka gashumi kagacika gatakara uwo munsi wabugushije ishyano kuri nge byambabaza ariko nta kibazo bigenze bite gatakaje byakubabaza ariko nta kibazo kuko Imana niturinda none ugakuremo rero ave ngakuremo niba ugira ngo nta kibazo uyagakuremo yenda wagira ngo nta kintu ndi gukora interview ariko niringiye n'ubundi nyarikore nabicetse ubu kakubayeho imyuka mibi igiye guhita igusaka ntabwo icyo bivuze icyo ngiye kuvuga mu 11
umwuka utuma ahita bisobanura yenda bazasoma abacamanza cya 11 12 13 umwuka ukunyaga gakondo yawe yagufata gakondo ya mbega gakondo ya sinzi mumva icyo gakondo bivuga maze ubundi ukaneshwa rero icyo twakora kubinesha byose ni ugusenga haje ufite imbaraga nke zo gusenga iyambarire kano kantu ariko sibiza ko ufite imbaraga nke zo gusenga ariko simvuze ko ufite imbaraga nyinshi hari igihe imbaraga ziba zarangiye ntukame nta myuka mibi mfite ntako nkaguha nta myuka mibi ntako nkaguha rwose sizana kujeho oya reka gendeze neza Vincent ndagira ngo wenda duse nabagana ku musozo ariko noneho haraho dukeneye inama kuri ibi bintu urubyiruko rwishoramo akenshi usanga ari ibikorwa bihutiramo bumva ko ari ibihubakire bwako kanya ariko yenda atari ko kuri kuba guhari nkuko tusanzwe tugirwa inama n'ubundi kabisa kwirukanyira muri online business bituma umuntu ashaka kurya atakoze kabisa iki kintu tugomba kukirinda ukarya ikintu wakoreye niba kuba umukarani kabisa ukagenda urubyiruko warangiza segondaire ukumva nta mukarane kabisa ubajije abantu baba abakarani hariya batinyutse kabisa n'abagangije za kaminuza barimo tugomba kurya kabisa twakoze nkeka amabwiza yo twarayabwiwe na Beneri yaho waninze singiye kuyasubiramo wabishaka ajya kubireba kuri Twitter ya Beneri mu kwa gatandatu yahita bibona barawaninze abantu kabisa bashaka kwikanya muri online business bishaka gutuma uri utakoze tuje dugiye ibintu twakoreye kabisa sinzi icyo uri busozo tubwira kubirebana n'uriya mubare ese ni umubare mubi ni umubare umeze ute se umuntu wese ashobora kuwisangamo bimeze bitanyuma duhite dusoza icyo navuga cyo uriya mubare hari abantu benshi bafokasingaho bakavuga ngo sinzategwa microchip yenda n'urugero ngo microchip bakavuga ngo nizo zirimo uwo mubare ugasanga uwo muntu yimitse ubusambanyi muri we ubundi ibintu bya antikristo n'ubundi biturimo rwose umuntu usambanya mu antikristo nubwo utafata uriya mubare n'ubundi uzarimbuka icy'ingenzi rero usofasinga kuri uriya mubare gusa nubwo rero navuze uriya mubare ntimaga mufokasingaho gusa rwose antikristo icyo Bibiliya yita antikristo cyaratanye narakibonye nujya kabeza kabisa ugasanga abakobwa beza rwose bahiye wamuha 5,000 maze ubundi ugasanga mwaryamanye uwo mubare kabisa n'ubundi urafite kabisa ubwo se umwevangeliste ubwirwa n'iki ko umukobwa ahiye twe turareba tukabona kabisa ku buryo ureba umukobwa ukamenya kandi ukuri turakuvuga nyine ushaka kureba umukobwa ukavuga ngo uyu mukobwa arahiye ndabivuga kabisa nkamureba nanjye nkaba naro umukobwa ahiye bafite nk'ibe bimenyetso abafite ibe bimenyetso biragaragara byinshi cyane nka bitatu kenshi na kenshi ukunda kureba ku myambarire ye waha imyambarire abakobwa bambara natwe abevangeliste bakaducumuza niwo umuntu agenda kwereka iberi agenda kwereka imyanya myibarukiro rwose bya bintu ntago biba bikwiye hari igihe rero ubyuririraho kavuga ati kabisa uriya muntu buriya kuba agenda byerekana nuko azi yuko kabisa ari sawa none se haba hari nk'inshuro byarakubayeho se bakagucumuza kuncumuza inshuro zabayeho nyinshi kabisa umuntu ugenda muri Kigali atega amabisi ni nyinshi cyane ariko umuntu ahita yihana bivuga ngo gucumura ntacyo bitwaye uhita wihana nyine ibundi gucumura ni mu bitekerezo ibitekerezo nibyo bibi kwihana nabyo ni ikintu ukora kenshi na kenshi ugikora mu mutima ariko byiza iyo ufite n'undi muntu uri kucyatura kugira ngo usenge kuko ntago ahita wisengera ubuwe ntago ujya wisengera njyewe ndasenga ariko iyo ari ku cyaha ndayamugenzanya nkavuga ati kabisa hano nabaye wiki mbabare unsabire imbabazi kuko numva izo mbabazi zaba imbabazi ari ibyo nazana umukobwa tukagana muri ghetto nkahita muga ati dusenge byarangiye bebe none ubundi igihe numva ari byo byakabaye bikorwa ahubwo oya niyo mpamvu nyine kwihana byakabaye ari byo yenda twajyana nk'iyo tuvuga kuri umwanya ibisengero zafunzwe muri covid ngumva twaganira na dogiteri ntago yatatavuze kuri covid sinzi niba nayivugaho nkavuga banza tubwire aho ngaho genda shaka kubanza kumva no gusobanukirwa ntabwo birakubaho we ngo urebe nk'abo bahivuga utuye nanjye ndamwishyura mucyure ngiye kabisa ntakubeshye nzishyura umwe nakoye nzishyura umwe nakoye waramukoye uwo nzakwa niwe nzishyura niwe uzishyura ubivuze kugeza ku myaka yawe ingahe 28 ntabwo uraryamana n'umugore ntabwo uraryamana n'umugore wapi tubwire ubwo buhamya no kuba waritwararitse ku myaka ingana gutya nge nakunze kurerwa mu muryango w'abakristo ndi uruhinja najyanwe muri korari kugeza na n'ubu ngubu ndacyaba muri korari
rero korari zirarinda iyo biri mudafite umwuka wawuziye utumusenga usambana uwo mwuka ngiye Imana yarawundinze wowe ntabwo ntabwo rwose ntabwo uzi ubwambure bw'umugore ntabwo nzi rwose ntabwo nzi ntabwo uzi ariko kuba ndi muganga bumva hari abo twafashe tubavura abo ngabo ntabwo ndi kuvuga abo twaryamanye ntabwo buraryamana n'umugore ntabwo turaryamana rwose hanyuma ubiteganya ryari mbiteganya nyuma y'imyaka 4 uhereye none kubera icyo ari wahisemo nibwo nzamaze kubona ikibanza n'inzu uvuga ngo utarabona ikibanza n'inzu umubiri ntukora wagakoze ariko ngiye mbamo nawe kwishyira muri risk simba shaka iminsi stress hanyuma reka dusoze rero ubutumwa bwihariye uha abadukurikiye hanyuma ubundi tugane ku musozo ubutumwa bwihariye nahawe dukurikiye muri COVID-19 kuko nakeka bukenewe Bibiliya bavuga ngo imibiri yanyu ni isengero z'umwuka kandi ntiwanyu ngo mwigenge kuko mwaguze amaso y'igiciro cyinshi mu Baroma ikongera ikavuga mu Yesaya mu 33 ngo wambere ngo muzanyubakira nzuki kwisi n'ibiyuzuye ari ko kumuzanyubakira nzuki kwisi ari intebe y'ibigenge byanjye icyo nabwira abantu rero kubisengero zarafunze kabisa biriya bintu ntibatera ubwoba kuko nta nzu y'Imana ibaho ijambo inzu y'Imana ntibaho ubwo n'abakozi b'Imana ntibabaho babaho ariko icyo bita inzu y'Imana ubundi ntikibaho kiba mu mutima inzu y'Imana ni y'abakozi b'Imana bakoreramo imirimo yayo bivuze ngo ubwo inzu y'Imana ibaye itabaho n'abakozi b'Imana ntibabaho ni ukuvuga icyo Bibiliya yita inzu y'Imana urebye ni umutima w'umuntu biriya naho abantu bahurira bakahateranira rero abantu bigira ubwoba kuko insengero zifunze ahubwo bamenye ko urusengero ruri mu mitima be gucumura kuko be gucumura bagomeze birinde basengera mu mitima yabo nibwo butuma naha abantu bakurikiye Afrimax TV. Urakoze cyane. Reka rero tugushimire kuba duhaye umwanya wawe uyu munsi no kutuganiriza kuri byinshi bitandukanye bikubiye mu buhamya bwawe ndetse n'ibindi dusangije kubirebana n'ubumenyi mu by'iyobokamana. Urakoze cyane. Ndabashimiye namwe Afrimax. Ni byinshi tuzafata undi mwanya tugaruke. Hari ikibazo? Nta kibazo. Ni Afrimax TV online, umwanya wabuye kuri wowe utarakora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro dutegura umunsi kundi bikugereho ako kanya tukimara kubitunganya. Ni kakazi kenshi kandi gakomeye twabasezeranije gukora niko tuba turimo inama n'ibitekerezo byanyu bikatuba hafi. Jari hasi utwandikire comment utubwire ibyo twakongera mu byo dukora bigende birushaho kuba byiza. Jina langu Jean Neponsa Biyumva. Ciao.